Yesu yarabikemuye atugira abana be, si imirimo twakoze yatuma dushima, kuba duhumeka n'ubutware bwawe mwami, wabaye umuvugizi. Reba yishyizeho ibyaha pera umuntu warurimbutse, ako kanya umuntu ahabwa ubuvugizi ahinduka umwere ku Mana ye. Dutekereza ko gukora ibyaha bimubabaza bingana iki, amaraso ya Yesu arahagije, turabera ku Mana rurema. Reba yishyizeho ibyaha pera umuntu warurimbutse, ako kanya umuntu ahabwa ubuvugizi ahinduka umwere ku Mana ye. Dutekereza ko gukora ibyaha bimubabaza bingana iki, amaraso ya Yesu arahagije, turabera ku Mana rurema. Turaganira tutishisha abavugana n'umubyeyi wabo, turagusaba tutiganya kuko byose tuzi ko ubiduha. Ese twari kuba bande iyo tutagira umunyabyaha? Amaraso yawe yaradukijije, ubu turabaragwa bugami. Turaganira tutishisha abavugana n'umubyeyi wabo, turagusaba tutiganya kuko byose tuzi ko ubiduha. Ese twari kuba bande iyo tutagira umunyabyaha? Amaraso yawe yaradukijije, ubu turabaragwa bugami. Ese wari kubona ukubirinda ubona iyo nshungu, ikiguzi cy'ise wamushyira cyagura amaraso ye, we yatwitangiye atabirebye, ababazwa ku bwanjye nawe kugira ngo twembi tuzaragwe Yesu nshya. Reba yishyizeho ibyaha pera umuntu warurimbutse, ako kanya umuntu ahabwa ubuvugizi ahinduka umwere ku Mana ye. Dutekereza ko gukora ibyaha bimubabaza bingana iki, amaraso ya Yesu arahagije, turabera ku Mana rurema. Reba yishyizeho ibyaha pera umuntu warurimbutse, ako kanya umuntu ahabwa ubuvugizi ahinduka umwere ku Mana ye. dutekereza ko gukora ibyaha bimubabaza bingana iki, amaraso ya Yesu arahagije, turabera ku Mana rurema. Turaganira tutishisha abavugana n'umubyeyi wabo, turagusaba tutiganya kuko byose tuzi ko ubiduha. Ese twari kuba bande iyo tutagira umunyabyaha? Amaraso yawe yaradukijije, ubu turabaragwa bugami. Turaganira tutishisha abavugana n'umubyeyi wabo, turagusaba tutiganya kuko byose tuzi ko ubiduha. Ese twari kuba bande iyo tutagira umunyabyaha? Amaraso yawe yaradukijije,